aho abantu bigira kubana n'Imana ndetse no kubana n'abandi ni mu muryango. Ni mu muryango. Mu muryango niho abantu bigira kubana neza, bigira kubana n'abandi bantu, bigira gukundana. Ni mu muryango niho abantu bigira indangagaciro z'Imana. Mu muryango niho abantu bigira urukundo, gukundana. Mu muryango ni ahantu hakomeye cyane, mu muryango. Niyo mpamvu nifuriza buri muntu wese unkurikira, nifuriza buri muntu wese ubana nanjye muri ibi biganiro guha agaciro cyane gakomeye umuryango, guha agaciro cyane gakomeye umuryango. Mujye muha agaciro umuryango, kuko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Mwubahe umuryango, urumva? Kabone niyo mwagirana ibibazo bimeze gute, ariko umuryango wawe ni iki? Ni umuryango. Nta wundi muryango ufite, umuryango wawe niwo muryango. Abana bawe niwe muryango, umugore wawe niwe muryango, abantu mubana niwo muryango wawe. Kandi umuryango wawe nuwuha agaciro nawe uzaguha agaciro, nuwubaha nawe uzakubaha, yego. Nuwukunda nawe uzagukunda, nuwizera nawe uzakwizera. Family, subscribe, like, comment. Bakunze ibiganiro byacu ducisha kuri uyu murongo Family TV, turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Mu by'ukuri nari mbakumbuye, mwari maze iminsi mutambona, kubera nari mfite ari ibintu bimwe nyine nari mpugiyemo, kandi ntago nari meze neza. Nyine umubiri, murabizi, umubiri wanze, uba wanze nyine. Nari maze iminsi ntameze neza mu mubiri, ubwo rero byatumye nyine bitumye mara igihe kingana gutya tutabonana, tutavugana, ariko ntabwo nari narabibagiwe, ndacyabafite ku mutima nk'inshuti zanjye dukundana, kandi ndacyabakunda, ndabakunda rwose, ndabakunda aho muri hose hirya no hino ku isi. Mwumve ko turi kumwe, abari i Burayi mwumve ko turi kumwe, abari muri Amerika, abari Canada, abari mu Butaliyani, inshuti zacu ziri muri Australia, inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi, ziri mu bihugu bya Afurika, muri Aziya, mu Buhinde, mu Bushinwa ndetse no mu Buyapani, muri Isiraheli naho dufite inshuti, muri Afurika, muri Egiputa naho ndazi ko dufite inshuti, hirya no hino muri Afurika y'Epfo, muri Malawi, Mozambique, Zambia, ndetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inshuti zacu ziri i Burundi n'abandi bari muri Uganda. Turabasuhuje aho muri hose, turabakunda kandi tubifuriza amahoro n'umugisha, tubifuriza kurama no kuramba, tubifuriza kugubwa neza mu byo mukora byose, kandi twifuza ko ibyo mukora byose bibahira, ibyo mwerekejeho amaboko yanyu byose bibabere byiza. Ni umugisha rero kongera kubona umwanya wo kubana namwe muri iki kiganiro. Uyu munsi rero ngira ngo tuganire, maze iminsi ntekereza nibaza, ndi kuvuga ntari ku wundi, umuryango ni iki? Ko duhora tuvuga umuryango, tukavuga umuryango ugomba kubana neza, ugomba kuba ari umuryango, ubundi umuryango ni iki? Ubundi umuryango, wowe nk'umuntu ukurikira iki biganiro byacu, nk'umuntu udukurikira buri munsi, nk'umuntu udushyigikiye, nk'umuntu tubana muri ibi biganiro, wowe wumva umuryango ari iki? Ubundi birakwiriye ko tubanza tukamenya umuryango bisobanura iki, cyangwa se umuryango ni iki. None tukabyumva neza, ubundi ukwiye kubanza ukumva neza umuryango icyo ari cyo. Wamara kumva umuryango icyo ari cyo, ukajya nibwo uzamenya neza agaciro umuryango ufite mu buzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kureba ubundi umuryango ni itsinda ry'abantu bafitanye isano ishingiye se
donc umuryango ni itsinda ry'abantu, itsinda ry'abantu rifitanye isano, nyine abantu runaka bafitanye isano, isano imvukanwa cyangwa se isano iyo gushyingirana, gushyingirwa se, isano cyangwa cyangwa abantu bishyize hamwe bakumvikana uburyo bagiye kugira gute bagiye kubana. Ubundi ijambo umuryango risobanura ibintu bibiri by'ingenzi twakwibandaho muri iki kiganiro cyacu, kugira ngo umuntu udukurikiye asobanukirwe neza icyo bita umuryango icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo hari icyo twita mu gifaransa famille biologique. Famille biologique ni umuryango w'abantu, n'itsinda ry'abantu nyine, umuryango bafitanye amaraso, amaraso. Ubwo ni ukuvuga ngo na famille biologique ni ukuvuga ngo ni abantu bafitanye isano ry'amaraso, isano ry'amaraso. Iryo tsinda ry'abo bantu niyo bita famille biologique. Nk'urugero natanga nk'urugero rwa abana mu rugo n'ababyeyi babo, ni ukuvuga ngo abana na ba sekuru, abana na ba sekuruza, gutyo urumva bari isano ikurikirana y'amaraso. Buriya ni ukuvuga ngo umwana wawe bapimye DNA test, wakoze DNA test, basanga wowe nawe muhuje, kandi umwana wawe ashobora guhuza DNA test nande na papa wawe. Ubwo ndavuga ku buryo bw'abagabo, cyane cyane umugabo, kuvuga ngo umwana wawe mugabo ashobora guhuza DNA test nande na papa wawe. Ubwo ninde? Ni sekuru. Ubwo umwana wawe ashobora guhuza DNA test na murumuna wawe muvukana. Murumuna wawe muvukana buriya nawe bashobora guhuza DNA test. Umwana wawe ashobora guhuza DNA test nande? Na nyirasenge. Niyo mpamvu iki kizami cyabayeho, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, ni ukuvuga ngo DNA test zishobora kugaragaza ko umwana ari uwawe. Muri cya gihe burya abantu ngo habaho abantu bajya bihakana abana, bakihakana abana babyaye, ariko muri cya gihe wabyaye umwana ukamwihakana, birashoboka ko DNA test yo ishobora kugaragaza ko umwana ari uwawe. Urumva, kabone n'ubwo waba warapfuye ntabwo babura uwo bakuraho ibizibiti by'uko umwana ari uwawe, kuko papa wawe ukubyara aracyahari, abo muvukana baracyahari. Bivuga ngo iyo ni famille biologique, ni isano ry'amaraso riba rigenda ritembera bigakurikirana. Ni isano ry'amaraso. Hari indi rero, undi muryango nawe twita famille ménage. Famille ménage ni umuryango w'abantu nyine baba hamwe, bafashe uburenga bo bigira inama, avuga ati okay, tugiye kuba hamwe, wenda bagakodesha inzu bakabamo ari nka batanu, ariko badafitanye isano ry'amaraso, ahubwo bafitanye isano ry'uko gusa nyine bo biyumvaga niko bagiye kugira gute kuba hamwe. Nk'urugero, burya nka korari ni famille. Burya hari n'abantu bavuga ati okay, tugiye gushyiraho ubumwe bwacu. Twebwe twagiraga tugira akantu bita special family. Iyo special family nyine ni imiryango yishyize hamwe, none ikavuga ati twe tugiye kubana mu ubu buryo, tugiye gushyigikirana, tugiye gufashanya, tugiye kubana mu ubu buryo, tugiye kujya tuganira, tugiye kujya dusurana, duhana ibitekerezo, tugira n'inama. Urumva, iyo ni famille y'abantu baba barishyize hamwe, none bakavuga ati twe tugiye kubana mu ubu buryo, bagakora umuryango wabo bitagombeye ko baba bafitanye isano y'amaraso cyangwa se bayifitanye cyangwa se batayifitanye. Icyo gihe iyo nayo aba ari iki? Aba ari famille. Muri rusange famille ni inkingi y'ingenzi mu buzima, cyangwa se umuryango ni inkingi burya y'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu burya
famiye nicyo kintu, niyo shingiro rya mbere, nicyo kintu cya mbere mu buzima, niyo shingiro ry'imibereho myiza, niyo shingiro ry'umutekano, niyo shingiro ry'amahoro, niyo shingiro ry'ibintu byose. Famiye niyo ibintu byose bigize gute bishingiye. Hari abantu rero bajya batesha agaciro famiye, bareba bakabona famiye bakayifata nk'ikintu cyoroheje, ariko umuryango niryo shingiro ry'ubuzima, niryo shingiro ry'imibereho, niryo shingiro ryo kubaho neza. Niho hantu umuntu yigira ibintu bishobora kumufasha mu buzima bwose, niho hantu umuntu akura. Ujya wumva hari abantu bajya batanga urugero akavuga ngo wiriya famiye ngo ni iy'abanyabwenge, ukumva papa wabo yari umuhanga, mama wabo nawe yari umuhanga, urumva abana nabo bagakurikiza uwo muco, bigakurikirana, ugasanga nyine ngo ni famiye y'iki y'abahanga. Burya ni ya maraso nyine abatembera mu buzima bw'abantu. Famiye rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyo kubahwa. Umuryango ni ikintu gikomeye, umuryango ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyo kubaha, ni ikintu cyo guhabwa agaciro. Birababaza rero kumva umuryango nk'uwo ishingiro. Ubundi ni ukuvuga ngo umuryango we wangiritse, iyo wangirikiye mu muryango burya nta n'uwakomora wahaboneka, nta wakomora. Wangirikiye mu muryango, wakomerekeye mu muryango, ibikomere byawe nta muntu waza kubyomora ngo bishoboke. Niyo mpamvu umuntu wakomerekeye mu muryango biragoye kuvuga ngo uramuvura igikomere cye, biragoye kuvuga ngo hari ikintu wamufasha kugira ngo ibikomere byo ibyomore, biragoye. Biragoye. Niyo mpamvu mbabwira ko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Hari icyo rero na Bibiliya ivuga ku bijyanye n'umuryango. Na Bibiliya nayo ibivugaho. Bibiliya ijambo ry'Imana rituyobora, Bibiliya ijambo ry'Imana rigenga abantu, riyobora abantu mu buzima bwa gikirisitu, mu buzima bw'umwuka wera, mu buzima bw'inzira nziza y'agakiza. Na Bibiliya rero nayo ibivugaho, ivuga ku kintu cyitwa umuryango. Ivuga ko ubundi en general Bibiliya yo ivuga ko umuryango ari ishingiro ry'imibereho myiza y'umuntu n'abantu. Urumva? Imibereho myiza ni ishingiro ry'imibereho myiza y'umuntu n'abantu. Kandi Bibiliya ivuga ko ari ahantu Imana yahisemo kunyuza inyigisho n'indangagaciro n'ishingiro ry'ubuzima. Urumva? Bibiliya ivuga ko ari ahantu Imana yahisemo kunyuza indangagaciro zayo. Urumva? Ishyiraho ishingiro ry'ubuzima. Urumva kuko Imana tugiye mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 tugasoma no kuri 21 kugera kuri 24, niho hagaragaza ko Imana yo iri mu ijuru imaze kurema Adamu, imaze kumurema imushyize ku isi, imwitegereje ibona hari icyo abura. None isanze hari icyo abura, isanga mu byo abura, donc ubuzima bwe bufite ikibazo, imuremera umufasha. Imaze kumuremera umufasha, yibonye ko atari byiza ko uwo muntu abaho wenyine, imuremera umufasha umukwiye. Imaze kumuremera umufasha umukwiye, ngira ngo imaze kurema umufasha, niryo ryabaye ishingiro. Niwo muryango wa mbere wabayeho muri iyi si, ni umuryango washyizweho n'iki? N'Imana. Irangije iramubwira ngo ugende ubyare, wororoke, ugwirize. Ugwirize. Ubu rero bivuga ngo iki? Bivuga ngo twese turi abantu bakomoka kuri nde? Kuri Adamu. Adamu rero niwe wakoze umuryango bwa mbere. Yakoze umuryango bwa mbere, ngo kandi Imana ikagiza kumusura, ikagiza gusura uwo muryango, yukomeje kubisoma muri iyo Bibiliya. Noneho Bibiliya nanone hari kivuga ku myitwarire myiza mu muryango. Hari kibi bivugaho. Ugiye mu Efeso ibice 5 umurongo wa 22 kugera kuri 25, cyangwa ugasoma mu bice 6 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4, havuga ibijyanye n'uko abagore
abagore bagomba kugandukira abagabo babo. Ngo bagore mugandukire abagabo banyu. N'abagabo nabo bakunde abagore babo. Ni ukuvuga ngo Imana ishyiraho umuryango yahaye inshingano abagore ko bagomba kugandukira abagabo babo, sibyo? Noneho iha inshingano abagabo ko bagomba gukunda abagore babo. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo umugabo udakunda umugore we ntabwo aba ari umukirisitu ukwiriye, ntabwo Bibiliya imwemera, kuko azaba ari kwica inshingano. Umugabo udakunda umugore we aba yica inshingano yahawe n'Imana yo gukunda umugore we. Kimwe n'umugore nawe utagandukira umugabo we yahawe inshingano yo kugandukira umugabo we, none ntari kumugandukira, bivuga ngo ari kwica inshingano ze. Kandi niba ari kwica inshingano ze, ubwo ni ukuvuga ngo ari kugirana ikibazo n'iki? N'Imana. Yego, niko bimeze. Umuryango rero ni ikintu gifite agaciro. Ndagira ngo ibi bintu mbibwire abantu bamaze gushyika mu rugo, mbibwire n'abantu bitegura kurushinga, bamenye ibi bintu, bamenye ko ikintu bagiye gukora ukubaka umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane, kuba uhinduye CV. Iyo wabaye umugore nta kintu kizagusubiza mu bukobwa, iyo wabaye umugabo nta kintu kizagusubiza mu busore, kabone niyo watandukana n'uwo nguwo mwashakanye, wenda mutandukanijwe n'urupfu nkuko Bibiliya bivuga, cyangwa se mwitandukanije, dore ko nabo muri iyi si abantu basigaye bitandukanya, urumva? Ariko nta kintu ntabwo bivuga ko uzasubira mu bukobwa cyangwa uzasubira mu busore. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo wabaye umugabo nyine, wabaye umupapa niba warabyaye byararangiye, wabaye umumama niba warabyaye byararangiye, kandi niba waba utarabyaye uri umugore. Uri umugore. Inshingano zawe nizo kugandukira umugabo, inshingano z'umugabo nizo gukunda iki? Umugore we. Niko Bibiliya bivuga. Aho hantu muhakurikirane muhasome, hazabibasobanurira neza. Bibiliya kandi ivuga ku cyerekeranye n'umuryango, ivuga ko mu muryango ariho hantu hakurwa uburere bwiza bw'abana. Bibiliya yafashe umuryango nk'ahantu abana bakwiye kurererwa, gukura uburere bwiza. Nubwo abana bajya ku ishuri, ariko umuryango niwo urera bwa mbere umwana, ukamutoza umuco. Niyo ari ku ishuri akagaragaza imico itandukanye n'iyo abandi bazi, baravuga ngo iyi mico yayikuye ku iwabo. Yayikuye ku iwabo. Umuryango rero ni ikintu gifite agaciro, mucyitondere cyane. Icya kane Bibiliya ivugaho muri Zaburi ibice 127 duhereye ku murongo wa 3 tukagera ku murongo wa 5, ivuga ku bana, ukuntu umuryango uyo amaze kubana ugira abana. Abana burya ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, ni impano y'Imana, ni impano Imana itanga ihereza umuntu wese. Umwana ni impano Imana iguha. Ni impano ituruka ku Uwiteka. Moshe, niyo mpamvu umwana agomba kurerwa neza. Iyo wagize amahirwe ukaba uba mu muryango, ukaba ufite umuryango ukwitaho, ukura neza kandi ugakura mu bihe byiza, ugakura umeze neza. Kubera iki? Kubera ko uri mu muryango, kandi umuryango mwiza ugize gute? Ukwitayeho. Abana rero ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Abana nabo bagomba kugira gute? Kubahwa mu muryango, kandi abana nabo bakubaha iki? Ababyeyi babo. Umuryango rero kandi ikindi ni iterambere ry'ishingiro, ni iterambere, plutôt ni ishingiro ry'iterambere mu buzima, ni ishingiro ry'iterambere mu buzima. Umuryango ni ishingiro ry'iterambere mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Donc ni ishingiro ry'iterambere. Bibiliya rero yo ibivuga neza ku muryango, ivuga ko ni isano itangwa n'Imana. Icyo ni icya mbere.
ni umuryango aho urukundo n'indangagaciro z'Imana zigomba kubarizwa. Burya mu muryango indangagaciro z'agakiza, indangagaciro z'Imana akenshi zigomba kubarizwa hehe? Mu muryango. Iyo zihabuze nibwo wumva nyine umuryango utangira kugira ibibazo. Urumva naho urukundo rugaragarira. Buriya urukundo utarushakiye mu muryango nta handi hantu warushakira. Mu muryango niho hantu hambere ugomba gushakira urukundo, aho abana bagomba kurererwa mu rukundo n'ubugingo, donc bagomba guhabwa indero z'urukundo n'iz'agakiza ni mu muryango. Aho abantu bigira kubana n'Imana ndetse no kubana n'abandi ni mu muryango. Ni mu muryango. Mu muryango niho abantu bigira kubana neza, bigira kubana n'abandi bantu, bigira gukundana. Ni mu muryango niho abantu bigira indangagaciro z'Imana. Mu muryango niho abantu bigira urukundo, gukundana. Mu muryango ni ahantu hakomeye cyane, mu muryango. Niyo mpamvu nifuriza buri muntu wese unkurikira, nifuriza buri muntu wese ubana nanjye muri ibi biganiro guha agaciro cyane gakomeye umuryango, guha agaciro cyane gakomeye umuryango. Mujye muha agaciro umuryango, kuko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Mwubaha umuryango. Urumva, kabone niyo mwagira ibibazo bimeze gute, ariko umuryango wawe ni iki? Ni umuryango. Nta wundi muryango ufite, umuryango wawe niwo muryango. Abana bawe niwe muryango, umugore wawe niwe muryango, abantu mubana niwo muryango wawe, kandi umuryango wawe nuwuha agaciro nawe uzaguha agaciro, nuwubaha nawe uzakubaha, yego, nuwukunda nawe uzagukunda, nuwizera nawe uzakwizera, umuryango wawe nuwuhahira nawe uzaguhahira, nuwuhesha agaciro nawe uzaguhesha agaciro. Mu by'ukuri uzasanga mubayeho neza bitewe n'uko umuryango ni ikintu gikomeye muri ubu buzima bwacu, ni ishingiro ry'ubuzima bwacu, ni ishingiro ry'imibereho myiza, ni ishingiro ry'iterambere mu buzima. Umuryango ni ishingiro ry'ibintu byose dukeneye muri ubu buzima bwacu. Ikintu cya mbere dukeneye rero ni umuryango. Umuryango ufite agaciro, umuryango urakomeye. Umuryango ni ikintu kidakwiye kunyeganyezwa, ni ikintu udakwiye gutekereza nk'ikintu giciriritse. Niyo mpamvu abankurikira mwose mwaza tugafatanya tukubaka imiryango myiza, imiryango izira amatiku n'amacakubiri. Murakoze rero, murakoze. Ndabashimiye abadukurikiye, ababanye natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibarebe neza, Imana y'amahoro ibahe kugubwa neza, kandi ibyo mwifuza byose bibabere byiza. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka ngira ngo murabizi, tuzakomeza tujye tuganira, kandi umuntu utarakanda subscribe nayikande kugira ngo dukomeze tubane. Umuntu nawe wifuza kudushyigikira muri ibiganiro byacu kugira ngo iyi channel yacu itere imbere, urumva icyo iyerekwa ryose ryakwereka, icyo watekereza cyose umutima wawe watekereza ukavuga ati uyu muntu uri gukora ibiganiro byo gufasha umuryango, reka mushyigikire, ni ukuri cyo umwuka wera azagutegeka uzakora icyo ngicyo. Nimero yacu iba yanditse aho munsi. Ushatse no kuduha inyunganizi y'ibitekerezo, nimero yacu iba yanditse aho munsi. Waduhamagara kuri telefone cyangwa ukatwandikira kuri message, biremewe. Ukatwandikira no kuri WhatsApp, nayo iriho. Ubwo rero nta kibazo kirimo, twakwakira ubundi ukaduha igitekerezo cyawe, ukaduha icyifuzo cyawe, tukagerageza gusangira ibitekerezo no gufashanya mu buryo bwiza bushobora kuduteza imbere, bugateza imbere imiryango yacu. Kuko intego yacu nuko imiryango, tugira imiryango nyarwanda imeze neza, tugira imiryango abantu bose bumva ikinyarwanda, abantu bose bumva ikirundi. Ndabizi kuko ikirundi naryo ni ururimi nabo twumva,
Abanyarwanda ururimi rw'abarundi turarwumva, n'abarundi kandi ururimi rwacu bararwumva. Niyo mpamvu rero buriya dusangiye imibereho y'Abanyarwanda n'iy'Abarundi buriya imeze kimwe. Imeze kimwe, uretse ko umuryango wo nabonye ari international, ni ku isi yose. Burya umuryango wo ntabwo ari uw'Abarundi n'Abanyarwanda gusa cyangwa n'Abakongomani aho n'Abagande. Oya, umuryango burya ku isi yose ugiye hirya no hino usanga umuryango ni ikintu kimwe. Kandi indahiro burya umusore n'umukobwa bagiye kurushinga barahira ni imwe. Ni imwe, indahiro ni imwe, ntabwo ihinduka. Usanga tuzabana mu bibi no mu byiza, tuzabana mu bibi no mu byiza dukurikije uko itegeko ribiteganya. Ibintu nk'ibyo ngibyo usanga byose aba ari iki, aba ari bimwe. Muze rero twubake imiryango yacu imere neza. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka, tuzajya dukomeza tuganire. Ciao ciao.